Gaho tekereza umwana wiswa Kanyenzi bikarangira yiswe icyitso cy'inkotanyi akaza gufungirwa hamwe n'ibindi byitso, ariko hari icyo abaturage batamenye, rimwe mu ibanga abantu batamenye, uyu numwe mu babaye mu nzu imwe na Late Fred Rwigema iwe, bikaze kurangira banahagurukanye berekeje mu rwababyaye ubwo basakiza ku Rwanda tariki ya 1 Ukwakira 1990. Uriyumvira n'ibindi yaramuziho, uwo nta wundi ni Late Captain Bwitare Nyirinkindi. Twitisa none TV nibugeze hano bwa mbere ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibazo. Nitwa ikaze. Amba wowe twibwirana binyuze mu bitekerezo, aho tuganira ku ntwari z'u Rwanda, maze natwe tukabona icyo dusigara tuganira ku butwari bw'izi ntwari binyuze kuri uyu muyoboro wa YouTube Isaha None TV. Ubwo rero dukomeje kuyimbika dushaka bike cyane biba bivugwa kuri izi ntwari. Nkuko bisanzwe rero dutangira twibaza ikibazo ariko tugasoza tugisubije. Rero ibibazo biba byibazwa ku rugamba. Urugamba rwatangijwe leta tariki ya 1 Ukwakira 1990 ubwo abana b'u Rwanda biyemezaga gutaha biciye mu ntambara. Urugamba rwari ruyobowe n'intwari yacu Late Major General Fred Rwigema. Amafoto, amavideo, imisozi, intwaro byinshi tugenda tubyibazaho. None se wigeze ubona iyi foto? Ahari warayibonye nkuko nanjye nayibonye, ariko wibaza bari kuri iyi foto ese ni bande? Iyi foto yafatiwe hehe? Ese hari ryari? Niba warigeze wibaza ikibazo nk'iki, ngaho ntiza amasegonda make cyane maze ngusubize iki kibazo. Iyi ni ifoto y'ibihe byose, ifoto y'umurage w'amateka w'abana b'u Rwanda batabariye u Rwanda ubwo u Rwanda rwari rugeze mu icuraburindi maze rukabitabaza nabo bakarwitabana ingoga. Ni ifoto yafatiwe kuri stade Amahoro ku munsi mukuru wo kwibohora tariki ya 4 Nyakanga umwaka wa 2007 ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambikaga imidari y'ishimwe bamwe mu bitanze bakitanga batizigamye maze bakabohora igihugu. Aba ni abanyabigwi bacu. Reka duhere ku ruhande rw'ubumoso, hari Brigadier General icyo gihe Sam Kanyemera bitaga Kaka. Ukurikiyeho ku mwanya wa kabiri ni Retired Colonel Dodo Twahirwa bitaga Rudoviko. Ku mwanya wa gatatu ni Retired Colonel Tade Gashumba. Ku mwanya wa kane ni umunyabigwi cyane intwari cyane Retired Colonel Charles Musito. Uyu nguyu wibitse hagahigo ku kubohora ibihugu bitatu ku ikubitiro Mozambique, maze abohora Uganda ari muri NRA, arongera abohora u Rwanda ari muri FPR Inkotanyi. Uyu uzumva byinshi bimuvugwaho, rimwe rimwe kuva kari nk'amakabya nkuru, dore ko uyu nguyu bivugwa ko yari umwe mu basinayipers ba mbere mu rugamba rwo kubohora igihugu ngo batahushaga ku kijyanye n'umwanzi. Uzumva n'ibindi bivugwaho byinshi bitandukanye, ibi bikakwereka ubudahangarwa bwe n'ubushongore n'ubukaka. Iyi foto rero yafashwe ubwo hizizwaga umunsi wo kwibohora, aha hari ku nshuro ya 13. Uyu munyabigwi wacu Afande Sam Kaka yari ayoboye Alpha Combined Mobile Force, yaciye kivuye Manyagiro, Road Block Ngondore, Gatuna, Gishamba Shayo ndetse na Rubaya. Na Afande Tade Gashumba yari ayoboye Chari Mobile Force, iyi yibwiye umwanzi muri Butaro. 21 Mobile Force yari iyoboye n'umunyabigwi wacu Afande Musito, yanyuze Rushaki, Mukarange ndetse n'igice cya Kinyami. Naho umunyabigwi wacu Afande Twahirwa Dodo yari ayoboye Bravo Mobile Force, yaciye Cyondo, Nyagahita ndetse na Bwisige. Ngicyo igisubizo cy'ikibazo twatangiye twibaza. Umuseke we ya Kigali kikiwe umwanzara sima dufatirinde ubwo rero dukomeje kwivuga ubutwari bw'intwari. Ibitekerezo bivuga intwari bivuga u Rwanda turabyakira mu nkangara yacu. Rero umutemeri w'inkangara yacu uhora ku ruhande kubera ishyaka n'amatsiko yo kumenya bimwe biba bivugwa ku ntwari zacu. Twajagajagaza ibitekerezo biri mu nkangara yacu maze tugwa ku gitekerezo cy'umukunzi wacu, aratwandikira ati mwazaduhaye ku mateka ya Afande Bwitare Eurade, natwe tuti nguyu inkotanyi cyane, icyatwa mu ntore, ubupfura, ubuntu, urugwiro, ubwenge, urukundo rwinshi, ishyaka n'ubutwari bwinshi. Nguyu Bwitare Eurade wakebwe imanzi nyinshi,
yaguye nk'umusambi ubundikiye abana bawo. Late Captain Bwitare Nyirinkindi yavukiye mu karere ka Ruhango kuwa 27 Nyakanga 1958. Avuga ku babyeyi Nyirinkindi Leonard na Mukasarasi Catherine, yari uwa kane mu bana 8. Amashuri abanza primary school yayize muri Muyunzwe. Nk'uko rero amateka y'u Rwanda akunda kubivuga, abakoloni biraye mu Rwanda maze batangira guteranya abanyarwanda bishingiye ku moko, maze rero ubwoko bw'abatutsi buza gutotezwa, bumwe bucirwa ishyanga, abandi babuza uburenganzira mu gihugu cyabo, kwiga, ku iterambere no kwitwa umunyarwanda. Bijya gucika byacitse muri revolution Hutu yabaye mu 1959 kugeza mu 1971 kuzamuka. Abanyarwanda bari bakomeje guhunga, bahunga urwababyaye, cy'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi. Rero akiri muto maze umuryango we uza guhungira muri Zaire, ubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho yakuriye, ahiga amashuri yisumbuye mu mujyi wa Goma, nyuma akomereza amashuri makuru muri Institut Supérieur Statistique de Lubumbashi, aho yarangirije mu ishami rya statistique ry'imibare mu 1985. Ariko nubwo yigaga imibare n'ibarurishamibare, umutima we wakomeje gukurikirana hafi ibyaberaga muri Afurika. Akiri muto ngo yigeze kuva hanze ageze mu Rwanda. Muri icyo gihe mu Rwanda hari umwuga wo gukeka no gutoteza abanyarwanda benshi, cyane cyane abakomokaga mu miryango yavugaga kuba ifitanye isano n'impunzi cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Late Bwitare yavuze ko nubwo yari akiri umwana yafunganye n'abantu bakuru, afatwa nkaho nawe yari umwe mu bakekwagaho ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi. Ibyo byamubereye uburambe bukomeye. Yamenye ko hakiri kare akarengane gashobora kugera ku muntu utaragira icyo akora. Nyuma yaho yigeze kuvuga ko ibyo yanyuzemo byatumye arushaho kwanga akarengane no guharanira ko abantu babaho bafite uburenganzira n'icyubahiro. Icyo gihe umwe mu miryango ye, umumama wari ukomeye cyane uvugaga rikijyana, ngo niwe wamukijije amenyo ya rubamba. Mu buhamya bwe yigeze kuvuga ko akiri muto yakundaga gukurikira intambara zaberaga muri Afurika zo kubohora ibihugu, cyane cyane agakunda gukurikira cyane umugabo witwa Fidel Castro. Yakurikiranaga urugamba rwa Mozambique, urwa Zimbabwe muri Afurika y'Epfo, ndetse cyane cyane urugamba rwa NRA muri Uganda. Muri iyo myaka hagati y'1980 n'1990, Abanyafurika bari bakomeje kurimiriza bashaka ubwigenge. Abana ba Afurika ubwabo bari bakomeje kurwana ishyaka bashaka kwibohora. Ati nakurikiraga ibintu nk'ibyo, numvaga ari ibintu byanjye kuko yari kamere yanjye kwanga akarengane. Mu mwaka w'1986 yagiye muri Uganda gushakisha ababyeyi be. Agezeyo ahasanga abanyarwanda benshi bari bamaze igihe bitegura umushinga wo kuzabohora igihugu cyababyaye. Icyo gihe RANU, Rwanda Alliance for National Unity, yari yaramaze kuba FPR Inkotanyi, yari imaze kwagura ibikorwa byayo mu bihugu bitandukanye. Kubera ubushake yari afite bwo guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda, Late Bwitare yahise yiyemeza kwinjira muri uwo muryango. Maze mu 1987 yinjira muri NRA. Uyu wari umutwe warwaniraga kubohora Uganda, wirika ubutegetsi bwa Milton Obote, umutwe wari uyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Ni umutwe wari waratangijwe n'abasirikare 27 harimo abanyarwanda. Ku ikubitiro intwari yacu Late Major General Fred Rwigema ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Icyo gihe abanyarwanda benshi bari muri NRA baramaze gutegura gahunda yo kuzataha kubohora igihugu cyabo. Mu mpera z'1989 igihe imyiteguro yari irimbanyije, abanyarwanda benshi batangiye kuva mu birindiro bya NRA rwihishwa, kubera ko icyo gihe iyo bafatwaga bashinjwaga Descrtion bashoboraga gufungwa, abandi bakagirirwa nabi. Niyo mpamvu bajyanwaga gucumbikirwa mu ngo z'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Late Bwitare yavuze ko nawe yajyanywe atyo, maze aza kwisanga mu rugo rumwe. Agezeyo asanga acumbikiwe na Late Major General Fred Gisa Rwigema, aho yavuze ati kuri njye rwose byari nka filime, nibazaga niba ari njye cyangwa se ndi kurota. Ati kuri njye kubana na Fred Gisa Rwigema byatumye mumenya neza kurushaho. Abajijwe icyo yamwibukiragaho, umunyarwanda wuzuye ganira mu Kinyarwanda, w'ijwi ryoroheje, akaba umusore
w'ibigango yari umuntu witonze nk'abayobozi benshi bayoboye FPR. ariko kandi yanavuze ko Rwigema yari umusirikare w'igihangange cyane, ati yabaga ari ikintu ukoze mutumvikanyeho neza warebaga ijisho rye maze ukabona koko ijuru rirahindutse. Ariko yari n'umusirikare w'igihangange, ushobora kubona ku jisho rimwe na rimwe hari ukubwo wenda hari ikintu urakaje n'iki ukabona ukuntu ijuru rihindutse mbese. Kimwe n'abanyarwanda benshi bari bamaze imyaka myinshi mu buhungiro, Late Bwitare ntiyasigaye inyuma, yinjiye ku rugamba afite intego imwe: gufasha abanyarwanda gusubira mu gihugu cyabo. Late na Late Fred Rwigema bahagurutse berekeza ku mupaka wa Kagitumba, bari kumwe baganira nk'abantu bari bamaranye igihe bategurana umushinga wo kuzabohora u Rwanda. Late Bwitare yari umwe mu bari bagize FPR Inkotanyi, by'umwihariko mu kwitanga, aho yagaragaye mu bikorwa bya mobilisation z'abanyarwanda, aho yashishikarizaga urubyiruko kwizera ko umunsi umwe bazataha bakabohora igihugu cyabo nk'uko inzego za RANO na FPR Inkotanyi. Ibikorwa byo gukora mobilisation byakorwaga hakurikijwe uturere twahawe inyuguti. Zaire yari zone A, ari naho Late Bwitare yari afite umusanzu wo gukangurira abanyarwanda kwifatanya urugendo rwo kubohora igihugu. Mu ntangiriro z'urugamba, inshingano ntizagarukiye gusa ku gufata imbunda, yakomeje no gukora ibyo yari asanzwe aziho: gukangurira abanyarwanda ubumwe, kubaha icyizere no kubafasha kwinjira mu rugamba rwo kubohora igihugu. Uwo musanzu wa mobilisation wakomeje no mu gihe urugamba rwari rumaze gutangira. Abamuzi bavuga ko Late Bwitare yari umuntu uvuga make, ariko ibikorwa bye bikavuga byinshi. Yagiraga ubushobozi bwo kwegera abantu, kubumvisha intego y'urugamba no kubatera icyizere. Niyo mpamvu yari azwi nk'umukadu ushoboye kandi wiringirwaga. Mu rugamba yakomeje gukora inshingano zitandukanye kugeza agaragaje ubushobozi bwo kuyobora no kubahiriza amabwiriza ya gisirikare. Ubwitange bwe bwatumye ubuyobozi bumugira icyizere, maze mu Kuboza umwaka w'1993 azamurwa ku ipeti rya kapiteni. Icyo peti cyari ikimenyetso cy'uko yari amaze kugaragaza ubushobozi, imyitwarire myiza n'umusanzu ukomeye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma y'itsinzi ya RP Inkotanyi mu Nyakanga 1994, Late Bwitare ntiyahise ava mu gisirikare. Yakomeje gukora igihugu no mu ngabo z'u Rwanda no mu bihe byo kubaka amahoro no kugarura amahoro ku nkiko z'u Rwanda. Mu mwaka wa 2003, nyuma yo gusoza neza inshingano ze za gisirikare, yasezerewe mu ngabo z'u Rwanda afite ipeti rya kapiteni, atangira inshingano nshya yo gukomeza gukorera igihugu mu rwego rwa diplomasi. Nyuma yaho igihugu cyamwohereje mu Bubiligi, aho yagize uruhare rukomeye mu kongera kubaka ibikorwa bya diplomasi by'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Late Bwitare ni umwe mu bantu bagize uruhare mu gutangiza ambasade y'u Rwanda i Buruseli mu Bubiligi. Mu bihe bihugu cyari gikeneye kongera kugirirwa icyizere n'amahanga. Muri ambasade ntiyari azwi nk'umudiplomate gusa, yari umuntu wakundaga kwakira abantu neza, kubatega amatwi no kubafasha, akabasobanurira no kubafasha uko ashoboye. Yamaze imyaka myinshi akorana n'abanyarwanda, dore ko yamaze imyaka igera kuri 25 akora muri community y'abanyarwanda aharanira inyungu z'u Rwanda. Bavuga ko nta muntu wamwegereye ngo amwirukane cyangwa ngo amusuzugure. Yabanaga n'umuntu mukuru, umwana, umusaza, bose yabafataga kimwe. Ikindi cyamuranze nuko yari umuntu wakundaga gutebya, no mu bihe bikomeye yashakaga ijambo ryatuma abantu baseka bakongera kugarura icyizere mu maso. Hari n'igihe yigeze guhamagara umwe mu muryango we, maze aramuganiriza ati: "Erega ababyeyi bacu, ndavuga Adamu na Eva, iyo baza kuba ari Abashinwa, kariya kayoka kabashutse baba baragakaranze, ubu tukaba tukibereye muri Edeni." Yabivugaga mu buryo bwo gusetsa, ariko agamije kwigisha ko abantu batakwiye kwemera ikibi cyangwa kuguma kureba ikibazo kigaruka kandi gishobora gukemuka. Abamuzi bose bahuriza ku kintu kimwe: Late Captain Bwitare ntiyari umuyobozi ushaka icyubahiro cye bwite, yashaka ko igihugu gitera imbere kandi ko abanyarwanda babana mu bumwe. Ushongore n'agatangaza bw'iri zina Bwitare kugira ngo uryumve neza, mu mwaka wa 2012 ubwo FPR Inkotanyi yizihizaga yubiri y'imyaka 25 imaze ishinzwe, nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashimiye bamwe mu bantu bagaragaje ubwitange budasanzwe mu rugendo rwo kubaka no gukomeza umuryango wa FPR Inkotanyi. Muri abo bashimwe harimo na Late Captain Bwitare nyirinkindi. Iki cyubahiro
nticyahawe abantu bose. Abantu bagaragaje ubwitange, umurava n'uruhare rukomeye kuva mu myaka yo gutegura urugamba mu rugamba rwo kubohora igihugu no kubaka u Rwanda nyuma y'intsinzi. Bavuga ko Late Bwitare atigeze yirata ibyo yakoze, yakundaga gukorera igihugu acecetse, akemera ko ibikorwa ari byo bivuga kumurusha. Mu kiganiro umunyabigwi Mutimura Zeno wabanye nawe cyane yigeze kuvuga ko Late Bwitare ko yamumenye akigera muri Uganda aturutse muri Zaire. Mutimura yavuze ko we nubwo atari umusirikare yahise abona ko Late Bwitare yari umuntu ufite indangagaciro zidasanzwe, aho yagize ati yari umukada mwiza, yari intore y'umuryango, agakunda igihugu. Aya magambo ni amagambo Late Bwitare yabonwagamo n'abo bakoranaga. Ntabwo yari azwi gusa nk'umusirikare cyangwa se umudipolomate, yari azwi nk'umuntu washyiraga igihugu imbere y'inyungu ze bwite. Cyakoze iyo ukomeje no gusoma izindi nyandiko zitandukanye bigaragara ko Late Captain Bwitare nyine yari mukuru wa Major General Jean Nsanga. Ibi bigaragaza ko umuryango wabo wagize uruhare rukomeye mu rugendo rwo gukorera igihugu. Ariko nubwo yari afite uwo mubano, Late Bwitare yubatse izina rye ku bikorwa bye bwite nyuma y'urugendo rurerure rwo gukorera igihugu n'urugamba rwo kwibohora. Mu gisirikare no muri diplomasi, Late Captain Bwitare nyine yakomeje kubaho ari umuntu ukunda abantu. Yamaze imyaka myinshi arwaye ariko akomeza kubaho yihangana ndetse afite icyizere cyinshi. Mu mwaka wa 2020 isi yose yari mu bihe bikomeye by'icyorezo cya COVID-19, mu gihe abantu benshi batari bemerewe kugenda, guhahirana, guhurira hamwe nk'uko bisanzwe. Ni nkuru y'incamugongo yatunguranye. Izuba rirasa mu burasirazuba bw'u Rwanda rigeze hagati mu mujyi wa Kigali rirahagarara, rirabanza ryibutsa abantu ubutwari bwa Eurade maze ryerekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda. Inkuru ikwirakwira hose igihugu ko intwari yacu itabarutse. Kwa 10 Mata umwaka wa 2020 Late Captain Bwitare nyine yitabye Imana i Buruseli mu Bubiligi. Urupfu rwe rwababaje cyane abo babanye, inshuti ze, umuryango we, abanyarwanda benshi bari bamuzi. Late yasize umuryango n'umwana umwe, yashyinguwe mu irimbi rya Rusororo. Noneho reka turebe umurage yasigiye u Rwanda. Ntiyasize gusa amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, ahubwo yasize n'indangagaciro urubyiruko rw'u Rwanda rukwiye gukomeraho. Yigishaga urubyiruko rwo gukunda igihugu bitangirira ku ndangagaciro. We yavuye mu buhunzi akurira muri Zaire, ntiyigeze yibagirwa ko ari umunyarwanda. Yigisha ko kwanga akarengane ari inshingano y'umuntu wese. Niyo mpamvu yakurikiranaga hafi intambara zo kwibohora muri Afurika. Yigisha urubyiruko guhora rwiga, kwitegura inshingano zikomeye. Nubwo yize imibare n'ibarurisha mibare, yemeraga ko ubumenyi bugomba guherekeza gukorera igihugu. Ibitekerezo bivuga u Rwanda turabyakira. Twita ya none TV ni mukizano bwa mbere, ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibazo. Nitwa MM, ibihe byiza.